nk'uko nari nabibasezeranije mu biganiro byahise, nari nababwiye ko ubu muri iyi minsi turi mu buhinzi, turi mu murima. Ntabwo si ibidasanzwe, ni ibyo ntamwe musanzwe mumenyereye. Naberetse ubuhinzi bw'ibishyimbo, uburyo ushobora guhinga ukabona umusaruro kandi wakoresheje ubuso butoya, ukita ku bihingwa byawe, ukabona mbese wabireba nawe biri mu murima ukabona ni byiza. Nari nababwiye ko rero tuzakomereza mu bigori, mu buhinzi bw'ibigori. Uyu munsi niho turi, nk'uko mubireba turi mu murima w'ibigori, by'umwihariko ariko buriya nkaba nkunda n'ibigori, namwe ndagira ngo mubikunde. Ibi bigori nk'uko mubireba kuri kamera, nk'uko muri kubireba kuri sikirini zanyu, ni ibigori byiza, ariko nk'uko nabibabwiye ntabwo byaba byiza gutyo gusa, hari icyo biba byasabye, ni kwa kubyitaho. Ubushize narababwiye ngo mumpe amakuru muri komanteri, munyungure ibitekerezo, mumbwire uko mwabonye biriya bishyimbo, mumbwire uko ubuhinzi muri kububona, n'ubundi muze kumbwira muri komanteri. Ibigori, iki kigori murakibona kigeze mu gihe cyo gusambura. Mwabibonye ku mitwe yabyo hariho ibisage, cyangwa mu cyongereza ibyo twita taso, biriho taso. Ni ukuvuga ngo bigeze nyine igihe cyo kubyara, birimo muraza kubibona byatangiye kugenda biheka, ibindi mbese biri mu gihe cyiza, bisa neza, kandi koko reka bise neza, byarateguwe. Ndashaka rero n'ubundi dutemberane umurima turebe uko bimeze, ariko ntitunatemberane umurima gusa, ahubwo mbasubize n'inyuma. Ese kugira ngo ibi bigori bibe bigeze hano byagenze bite? Muza kureba hasi mu murima harimo isuku, nta mwanda urimo, hameze neza. Ibi byose nibyo bituma cya kigori kimera neza. Nta nkongwa mureba, ndibuze kuyivuga by'umwihariko nkongwa. Ndibuze no kubereka ibindi bihingwa cyangwa ibindi bigori biri muri aka gace, nk'uko n'ubushize nabibabwiye turi Gisagara, ni Gisagara mu murenge wa Kigendori. Ibi byahingiwe rimwe na rimwe ariko bitangana, bitanasa. Mbereka ikigori cyishwe na nkongwa, cyatatswe na nkongwa mu buzima bwacyo bwose kuva kizamutse, ariko mbereke n'ikitaragize icyo kibazo cya nkongwa. Kubera iki dukwiriye kurwanya ibyonnyi, cyane cyane ibya nkongwa mu bigori? Ibyo ndaza kubibabwira kuva turi mu bigori. Nshobora kuza kugira ikiganiro cyenda kuba kirekire cyane mo gakeya, ariko turacunguza uburyo umwete ku buryo amatsiko ashira. Ni ukuvuga ngo uyu murima n'ubundi tuwutegura, ariko mbibutsa ko ubu hariho n'ubundi buryo haje bwo guhinga, duhinga ibishyimbo. Narabibabwiye, hari uburyo bwo gutegura umurima, kuwusekera ugatunganywa, ariko ubu abahanga mu by'ubuhinzi bari kutubwira ko ahantu hasaruwe tudakwiriye guhingamo cyane. Ubu ngubu dushobora gusarura hano tugahita duca imyobo tugahingamo ibindi bihingwa, tutongeye guhinga ubutaka ngo tubujumburure tubuterere hejuru. Ibyo bintu bituma ubutaka burushaho kugira ubuzima bwiza, nimba ariko ntabyita, ariko ntibunakayuke, bugakomeza kugira umwero wabwo mwiza. Rero hano naho twateguye umurima, ducukura imyobo nk'uko mubireba. Ibi bigori nabyo bihinze ku mirongo. Nshaka kubibutsa ko iyi ni imbuto yo mu misozi migufiya, kuko kino gice ni igice cyo mu misozi migufiya. Tunashimira ubuyobozi bwacu, dushimira abashinzwe ubuhinzi batwegereza imbuto kandi tukayibonera ku gihe. Uko bisanzwe dushyiramo ifumbire, tumaze gushyiramo ifumbire turatera nyine, dutegereza ko bimera. Nimuza kureba uruti rw'ibi bigori, murabona ko bifite imbaraga. Ni ikigori gifite ireme. Bishatse kuvuga iki? Iki kigori cyariye ifumbire, cyariye intungagihingwa
ihagije. Ibigori rero kugira ngo bigire umusaruro, hano ntabwo ari hanini cyane, naho ni hatoya nka kumwe nababwiye ko ubuso butoya umuntu ashobora kububyaza umusaruro, kuko kano gace n'ubundi nta buso bunini buhingwa buhari, ni ubuso buto buto abantu bagenda bahinga, natwe rero niko twabikoze. Nuwitegereza ibi bigori urabona ari icyatsi kibisi gitoshye cyane. Impamvu ari icyatsi kibisi gitoshye cyane, ni uko nyine gifite ifumbire, ntabwo cyashonje, ni ukuvuga mu mikurire yacyo nta karanse nitiritive cyagize, cyabonye ifumbire ihagije, niyo mpamvu ubona kimeze gutya. Uko nabibabwiye murabona ko byatangiye gusambura, ubu byatangiye guheka. Dore ikigori nk'iki urabona ko gishobora guheka bitatu, kandi bikaza ari ibigori bimeze neza. Tukimara rero kubihinga, igikurikiyeho ni ugutegereza nk'abandi bahinzi bose bikamera. Byamara kumera, narabibabwiye turi mu murima w'ibishyimbo ko usura umurima, ugasura ukareba ese byose byameze, ese kuki bitameze. Imana ishimwe yitanga ikirere cyiza, twaba twagize ikirere cyiza, nta mpamvu ibigori bitamera iyo ari ibigori by'imbuto. Iki nacyo reka nkiceho umurongo cyane. Hari igihe usanga abahinzi hano cyane cyane iwacu mu cyaro, duhinga ibigori twisaruriye, ariko buriya ntabwo ari byo, kuko abahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko ubuhombye, ni ukuvuga ibi bigori mureba by'amayiburide, ibigo bitubura biduha bino bigori bisize amarangi, bateganya ko ahantu byahinzwe neza bishobora kwera hagati ya toni 8.5 kuri hegitari na 7 hagati aho ngaho. None iyo ufashe ibi ngibi bizeraho hano ukongera ukabihinga, uba witubirije umusaruro. Bahinzi munkurikiye, nimujye mujya kugura imbuto y'indobanure. Iyo mbuto reka mbarangire, ubwo nkoreye n'abantu piburisite, abantu bitwa ba gorodira, bariya abantu bacuruza ifumbire n'imbuto z'indobanure, baba bafite ibigori byiza. Mugende mugure y'ibigori, muhinge ibigori, muhinge imbuto nziza y'intoranywa, kuko iyo watoranyije imbuto neza ugira umusaruro, ariko iyo wayitoranyije nabi urahomba. Mujye mugura rero biriya bigori bisize amarangi, nibyo twahinze hano. Hanyuma biramera, iyo ibigori bimaze kumera bitangiye kwegera hejuru, ni ukuvuga ngo n'ubundi bijyanye n'aho biteye, bishobora kuba wenda byatangiye kuzamo igihuru, bisaba ngo ubibagare. Ibi natwe twarabibagaye, tumaze kubibagara bimaze kugira nka santimetero hagati ya 15 na 20 z'uburebure, dushyiraho agafumbire ka ire. Bya bigori tumaze gushyiraho agafumbire ka ire birakomeza birakura, ariko reka ngere kuri cya kindi twavuze cya nkongwa. Ibihe bigenda bihinduka, ni ukuvuga ikigori kikimera kikiri gitoya, kamwe gato cyane, ubu ngubu gasigaye kamera na nkongwa, wajya kubona ukabona nkongwa kajemo kakiri gatoya. Birasaba iki? Kwa gusura wa murima utangira kubona bwa burwayi, hanyuma ugatera imiti. Abajyanama b'ubuhinzi muzabegere, barazayibabwira ibihari, barabafasha, barabibasobanura, kuko muri buri mudugudu haba hari umujyanama w'ubuhinzi. Hanyuma ugatera umuti, wamara gutera umuti ugakomeza, hari n'indi miti y'amababi, ni imiti igiye itandukanye. Ushaka bene iyo miti uko byagenda kose ntiwabura amakuru. Noneho uko ibigori bigenda bikura, niko ugenda nyine ubitera umuti, nibura ahantu hari nkongwa nyinshi ushobora gutera nka 2 mu cyumweru, ariko aho itari watera nka 1 mu cyumweru. Hari n'uburyo abahinzi twirara, ukavuga ngo nkongwa ntayirimo, ngo ntabwo nzatera umuti. Ariko nkongwa ni ibi binyugunyugu biyibyara, bikora ibyitwa metamorphose, bikabyara ayo magi, ya magi akabyara nkongwa. Ntabwo rero wavuga ngo ntabwo nkongwa ntizaza mu murima wawe. Icyo ukora uratera, wamara gutera umuti, ikigori ubu ukireba
kigakomeza kigakura kikamera neza. Uko rero iminsi igenda ishira n'ubundi hahandi ikigori gihinze hashobora kumera ibyatsi, icyo ukora ntabwo uvuga ngo ngo ejo bundi narabagaye ngo sinongera kubagara, wita ku isuku y'umurima wawe, uko mubireba uyu murima uri mu isuku, niko natwe twabikoze, tugenda tuwitaho dukoramo isuku tubagara, birakura bigera ku biba birebire nyine nk'uko mubibona, kugeza aho mubona ko byatangiye gusambura, twagiye dutera umuti dushyiraho n'ifumbire, ni ukuvuga ngo hano bigeze amakuru nabaha, tumaze gushyiraho ifumbire inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye yayiri, twayishyizeho bikiri bitoya muri santimetero nka 15 20, twongera kuyishyiraho bimaze kuba bikuru turimo turabisukira, tubisukira twongera gushyiraho ifumbire. Hari n'izindi twateyeho z'amababi kugira ngo bise neza bibe bimeze neza nk'uko mubireba, ibyo wenda byaterwa n'uburyo ubishaka, ariko twebwe hano tumaze gushyiraho ifumbire kabiri, ubu nta yindi tuzashyiraho, icyo turindiriye ni umusaruro, kandi murabona uko byagenda kose tuzagira umusaruro mwiza. Ibi bigori ubigezemo urabona biransumba, ni birebire cyane kandi biracyakura, urabona ko bifite ibiti byabyo nk'uko nabibabwiye, urabona ko nyine ni ikigori ureba ukabona gifite imbaraga, ntabwo rero biza gutyo gusa, nuko nyine kiba cyateguwe kandi kigafumbirwa. Ndashaka kubaha inama, ubutaka ubwo ari bwo bwose wahingaho ntujye ubufata nk'aho ari butoya, kuko uko bwaba bungana kose bushobora kukubyarira umusaruro igihe wabwitayeho bubyara umusaruro, kandi noneho ukita no ku gihingwa wagize gute washyizemo. Ibigori ni byiza murabizi ko bivamo ibintu byinshi, mu minsi iraza turabisarura tubikoremo akawunga tubirye, ibintu byinshi murabizi. Rero ndabashishikariza kujya mwita ku bigori, ku myaka mwahinze muri rusange, mukayisura mukareba uko imeze, kandi noneho cyane cyane ku bigori ho mukita kuri nkongwa, ntimuterere agati mu ryinyo ngo muvuge ngo hari n'aho nabonye nacyo nkivugeho, hano bashyiramo itaka mu mwumba, agafata itaka agashyiramo ngo nkongwa izapfa, oya, nkongwa ntabwo yicwa n'itaka, cyangwa akagenda akazana ivu, ibyo reka tubiharire abatubanjirije, kuko imiti yari itaraza, bataramenya uburyo ibintu biteye imbere bikorwa. Rero mutere imiti ibigori, mubyiteho, nta kabuza bizabaha umusaruro, murye mushire inzara, murye muhunike, musagurire n'isoko, bityo umuryango nyarwanda utere imbere, abana bacu ntibagwingire, abana bacu bige, abana bacu batsinde, igihugu cyacu kibe icya mbere mu ruhando mpuzamahanga mu bikorwa bitandukanye. Ikintu nabwira abantu bafite imirima itwegereye, icya mbere nibaze batwigireho, ariko kandi bagire n'ishyari ryiza, bibaze ngo ese ko umurima wegereye iwanjye wo warumbye, hari abajya bambwira ngo ngo mwebwe ngo mufite akaboko ko guhinga, nta kaboko ko guhinga kabaho, nk'uko nabibabwiye ni za etape zo gutegura umurima kandi no kwita ku gihingwa washyizemo. Rero abantu begereye ino mirima yacu kuko ubona ifite itandukaniro rinini n'iyi mirima itwegereye, ni uko baza bakatuganiriza tukabafasha, ndetse turahari kugira ngo tubahe ubufasha. Ejo bundi muri sezobe nitangira mu kwa kabiri dutangiye guhinga, turahari, twaza tukabaha ubufasha, tukabereka uburyo duhinga, kugira ngo nabo ejo bazabe bafite imyaka isa n'iyacu mu mirima yacu, kugira ngo twese tugire umusaruro mwiza. Umuntu agira umusaruro mwiza kandi yegeranye n'umurima ahinga, inama ki wamugira kugira ngo abone ifumbire? Ifumbire ni nk'uko nabibabwiye, hano ni mu cyaro, ibikorwa binini biri hano ni ubuhinzi, abantu bose bagiye bahuriye ku guhinga.
Inama ya mbere ni ukorora, ukaba ufite itungo, niyo yaba inkoko, niyo rwaba urukwavu, itungo iryo ari ryo ryose burya rishobora kubyara ifumbire. Icya kabiri ku muntu udafite itungo, hari n'uburyo ifumbire ikorwa, ya myanda ukubura mu rugo, bya bindi byose ugenda urunda ukabisigasira ukabyitaho, hari n'izindi tekinike z'uburyo bakora ifumbire, wenda tuzagira igihe cyo kubyiga kuko iyi mirima yose nk'uko nagiye nyibereka, tuzajya tuyigishirizamo abantu kugira ngo tubafashe guhinga bya kijyambere. Rero ifumbire, iyo ubwo mvuze umuntu ufite itungo, yakoresha iy'itungo nyine nta kibazo, inka, ingurube, imborera muri rusange. Ndanabashishikariza kudakoresha ifumbire y'imvaruganda cyane mu murima gusa, burya birajyana. Koresha ifumbire mvaruganda ku gipimo gito, ifumbire mvaruganda yunganire ifumbire y'imborera. Udafite itungo arunde ya myanda agumya akubura mu rugo, nayo izamubera ifumbire. Ufite itungo ritoya nawe ayegeranye kugira ngo igihe nikigera akajya guhinga, afate bya bishingwe agenda abisuke hehe, abisuke mu murima, bityo umurima wahinzwe ugashyirwamo ifumbire nta kiwubuza kwera, iyo twagize ikirere cyiza, cyane ko ikirere cyacu inshuro nyinshi gikunze kuba ari ikirere cyiza. Ni iki wabwira aborozi borora ariko mu by'ukuri wareba imirima bahinga ugasanga ntabwo ari imirima itera imbere? Hari ibintu bitatu nshaka kwitsaho. Icya mbere, hari ukugira ifumbire ariko ntiwubahirize inama z'abajyanama b'ubuhinzi ndetse na tekinike bakubwira, kuko ushobora kuba ufite ifumbire ariko ugahinga nabi, ugasanga wahinze mu kavuyo, ugasanga umurima wawe urimo ibigori, urimo ibishyimbo, urimo ibihwagari, urimo urutoki, urimo ibijumba, urimo amateke, umurima nta kavuyo, urimo soya, urimo ibintu byinshi kandi ufite n'urubingo byose, kandi ya fumbire urayifite ariko uyikoresheje nabi mu murima. Icya mbere ni ukubahiriza, ni ukwita ku nama bagirwa z'ubuhinzi n'inzego zishinzwe ubuhinzi. Icyo ni kimwe. Wa muntu ufite ifumbire niyite ku izo nama, amenye guhinga ikintu kimwe mu murima kugira ngo ashobore kucyitaho, ni naho gitanga umusaruro. Yirinde kuvangavanga imyaka, icyo ni kimwe. Ikindi, ushobora kuba ufite ifumbire ariko ukayikoresha nabi, ibyo nabyo birasaba ko begera abajyanama b'ubuhinzi, noneho bakabigisha uburyo ya fumbire igira gute ikoreshwa. Ikindi, hari igihe bita ku ifumbire y'imvaruganda cyane kandi bafite n'imborera, akumva ko imvaruganda ariyo ifite igisubizo kinini cyane kurenza imborera. Nk'uko nabibabwiye, ifumbire y'imvaruganda ikwiriye kuza yunganira ifumbire y'imborera. Nabagira inama rero, nabashishikariza kugendera ku mabwiriza y'abashinzwe ubuhinzi kugira ngo umusaruro uboneke, nubwo waba ufite ifumbire ariko utubahirije guhinga kijyambere, ngo umenye ngo ndahinga ku murongo, ndasiga intera ingana gutya hagati y'ikigori n'ikindi, ndaca imyobo gutya, ibyo byose ubyubahirize, umenye ko urarwanya ibyonnyi, umenye ko urabagara, umenye ko urasura umurima ukareba nimba nta kibazo, mbese umurima ukawugira inshuti, ukahaba kugira ngo uzagire umusaruro. Inama naha abantu, kuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize turi mu murima w'ibishyimbo, kera mu minsi ishize umuntu wabaga adafite akazi hano mu gihugu cyacu yaravugaga ngo ndi umuhinzi, ariko ubu ikimaze kugaragara ni uko ubuhinzi bufatiye runini abaturage. Rero ntabwo ubuhinzi ari ikintu giciriritse. Ubu noneho nunareba usanga abajene benshi, urubyiruko rwinshi ruri guhinga, barahinga
ibihingwa byiza ariko bifite aho nyine ibihingwa, ni ukuvuga ngo ikibazo si uguhinga, ikibazo si ugutekereza ngo uwahinze n'uciriritse, ikibazo ahubwo ni ukuvuga ngo ese ni izihe politike y'ubuhinzi ngiye gukora, kuko waba uciriritse wahinga bikaza, kuko n'ubundi nta guciririka se ni gute, cyangwa ibyo bavuga ngo abahinzi ngo umurimo wose wakora, reka guhinga, reka tubifate nk'ubucuruzi, kuko n'ubundi urashora, iyo washoye neza mu bucuruzi wunguka neza, no mu buhinzi rero iyo washoye neza naho urunguka, ntibisaba ngo ube warize, ntibisaba ngo ube ufite iyihe nivo y'amasomo, upfa kuba wagendeye kuri politike y'ubuhinzi. Ubu igihugu cyacu cyashyizeho politike nziza y'ubuhinzi, amafumbire araboneka, imbuto z'indobanure zirahari, ukagendera kuri iyo politike, uko byagenda kose wabona umusaruro. Noneho kandi ndashishikariza abajene cyane cyane abize, bajye muri segiteri y'ubuhinzi kubera ko bimeze neza. Ibihugu byose byateye imbere, mbere y'ibindi byose burya bibanza kwita kuri segiteri y'ubuhinzi. Abajene baze bahinge, kuko guhinga ntabwo bikiri iby'abantu baciriritse, ahubwo byabaye umwuga nk'indi. Ndumva twava mu murima, ndabasezeranya ko umunsi tuzasarura noneho nzabereka, cyangwa ibi bigori bimaze guheka, ni ukuvuga ngo bimaze kumya nibura nk'umusatsi wa mbere, nzabagarura hano mu murima mbereke ikigori uburyo kiba cyihagazeho. Ndabizi mwese nubwo navuze ngo ndabikunda, namwe muzahita mubikunda, kandi muri komanteri hasi mwandike mumbaze uburyo mwabona ibi bigori, kandi kore subscribe, ikoze cyane.